ngo umuntu wabicuza agiye kuzaza kubivuga ngo umuntu wakoze biriya bihembo seriye bimeze nk'umwana waryamanye na mwarimu akamuha amanota. Erega igihembo cya Aria Cool gitandukanye n'ibihembo by'aba bantu bose batwaye ngo studio ya mbere ngo mu karere nk'ubu ngiye nari ndimo nivugira ati Stade Amahoro ntikwiye gutumirwamo umunyamahanga ngo aze kwicurangiramo dufungura ntibishoboka. ubu hari umuntu bazahereza gutegura abahanzi bazaririmbamo gashiga imuterure ngagiye muri Nigeria sha atanze miliyoni 100 zihaye umuntu akubise miliyoni y'idolari sha Bana Boy inkundura ya The Ben ndetse na Melody ni umurengo ariko narumvishije ngo n'umuntu ngo witwa nga Majid Black ngo naye ngo bakubise ngo icyo bita ngo ni fosam none se ubwo muntu yaba ari gitorotoro. Bruce Melody niba mufunga uzamurongorera umugore katakwemera iyi game mwimaze nyinshi muri ngoma mashyi ariko kubera iki gihe ubundi nkuru zose zivuga nabi Bruce Melody ariho zituruka n'ubundi Emmy yigeze atangaza ko atazigera yiyunga na Bruce Melody. Kugiza cyane gukurikira ibigano byacu bya Leia Entertainment ndetse na Top TV Show nizere komeze neza cyane wakoze subscribe ndagushimira cyane aho uri atandukanye waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda umujyi wa Kigali amajyepfo burasirazuba burengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ahangaha turi. Uyu muntu tujye kuganira n'umwe mu bantu navuga ngo bamaze kugira n'ubuyobere cyane n'ubuzobere nagize ngo ugiye kuvuga ngo n'ubuyobere amaze kuba inzobere muri uyu muziki cyane ko akora muri entertainment natwe tubarizwamo ntekereza ko azi byinshi. Uyu munsi rero yajyaga ntumira nkajya kuri 3D tukaganira ndi umutumirwa we ariko uyu munsi nanjye none yaba mutumirwa wanjye bivuze ngo nanjye ndakubaza sha urankubiranye mwana sha ndagukubiranye urankubiranye byatara ariko ntari biki ndashima Imana ndashima Kristo by'umwihariko ya ni utuma turi amahoro turi n'amagingo kandi dufite n'ubuzima buhamye n'ubuzima buzima kabisa. Yego congratulations nabonye waragiye muri team yo kwisibo radio ni first cyane man buriya y'umuntu atembera n'umujama wanjye mitamani wawe buriya abari ntamwe nziza umugato uri kuboneka oye none se ubuso bibona amafaranga ndayafite afite amafaranga so mfite byinshi mfite byinshi rero ndibuze kuza kubaza ariko turaza kuza kubita tubangura kubera ko n'ubundi ikire ntago kimeze neza ariko kubera ko n'ubundi ngufite ntabwo ntekereza ko nzajya nkubura yaba nanjye ndahari aho nanjye uzankina ndahari. Emmy reka mbanze mpere ku ishusho y'imyidagaduro ya 2024 twa tuvuye muri 2023 ishusho ya 2024 urayibona ute urabona iri hasi cyane kuko ishusho ya 2024 bitandukanye na 2025 nanako na gatatu 2023 abahanzi barakoze twasohotse mu cyunamo ubona ko abahanzi barimo barasohora indirimbo ku bwishi ariko uyu mwaka sinzi ikibazo cyabaye nimba ari umurengo wabaye muri entertainment cyangwa se abahanzi barabonye amafaranga menshi mu muziki nago mbizi ariko ikintu cyitwa umurengo mu bahanzi kirabishe kiri gutuma batari gukora indirimbo ntago byaba ari ubukene burimo nta bukene umuntu nta bukenerega buhari uretse ko ni bamwe na bamwe kuko abo nakabonye bagakwiye kuba uyu munsi bari gukora ntago ari bo bari gukora yego umwaka ushize umuhanzi witwa Bwiza yari yakoze byatari twasohotse mu cyunamo arurizinga indirimbo nyinshi cyane uri kubyumva uri kubyumva yego yari yakoze byatari uri kumva arangije ubu rero ntago yigeze akora ya dufite abahanzi benshi batakoze cyane ko wabonaga tubitezeho imbaraga nyinshi. Airways nawe ari mu bantu bagiye bigura intege dufite babwiza nkuko bivugaga hari abahanzi oya Bwiza by'umwihariko nimba ari umukobwa wakoze umwaka ushize ni Bwiza yego cyane ananagaragara no ku ma stage menshi anakora media tour ari international Bwiza sinzi ikibazo yagize ubwo se serious ubinteye ubwoba bivuze ko ikintu kijyanye n'abanyarwandakazi ku kijyanye nta wujya uzanga amare kabiri man iki kintu mu cyitondere iki kintu banyarwandakazi mwibaze niyihe mpamvu umuhanzi kazuje afite imbaraga kandi unanabibona ko ari talented aza bigahita birangira nyine ntumenya hana reba nka Marina oya Marina we yakunze nyine
mwana marena nuka mu byo byihorera ibyo bintu mwana ibyo bintu byo byihorera nyine cyo nandi kukubwira korode sha kororeka nkubwiza ukuri nutuma bwiza bura numvishe ngo bari mu nkundi ikibazo mana aba bantu bazana abantu bakabazana muri ibi byiza kundana korode ntago mbizi nanjye si wabyumvishe kubyumva nanjye niko nabyumvise ni kuri imihanda sha kororeka nkubwiza ukuri mukundane nkuko Kerema akunda Knowless ariko muduhe n'ibihangano kuko erega buriya akazi na relationship ni ibintu bitandukanye no kuvuga ngo mu gihe uri mu kazi uba ugomba gukora akazi amarangamutima yawe ntabwo ugomba kuyagaragaza mu kazi niba nyine bafitanye relationship ntibakunda nyine bisanzwe ndabeshye ariko niba nanone yaramukunze nk'umuhanzi kazi ntawe tume akora ibihangano yego bivuze ngo 2024 izagorana kuri nge ndayibona nka irasinziriye reba uyu mwana ngo nimba ari Kid ni Kid bavuga Kid ni Kid yego uyu mwaka asohoye indirimbo zingahe ebyiri yego hari Teta hari n'Idage kandi ukumva ni indirimbo ziri fresh yego bivuze ikirere bivuze ko aba manager dufite mu Rwanda bazajya baduha abahanzi tubumva umwaka umwe ubundi mwaka ukurikiye nitubabone yego kandi imyaka iba yabanjije baba babonye amafaranga menshi yego nka Bwiza abonye amafaranga yakoreye amafaranga menshi pe hari amatoya yagiye akora muri RBC hehe ibintu nk'ibyo ubona nyine ari muri mukomeye uyu mwaka mu usengere ku muziki Melody nimba atarakora album ngayishyire hanze turaba turya ubusa erega nanone ngiye reka nkubwire Emmy izi album hari ukuntu azemera uzima mu nazemera ujya kuri album ukumva indirimbo 3 ebyiri ni nziza ariko izi ntago zitaweho ngiye ku giti cyanjye umugani wa Kenny Soul byaruta ugafata umwanya ukita kuri single imwe ikaza ari indirimbo ihamye abahanzi nyarwanda ntago bazi gukora album icyaricyo ariko uzumve Musomandera uzumve hoya wibavugira oya wibavugira abahanzi b'abanyarwanda ntago bazi album niki ntago bazi ngo album icuruzwa ite album icuruzwa ite ese iyo ngiye kumurika album nyimurika mbigenzane mbikora gute ese ni bande ndibuze gutumira mu kumurika album yanjye ndayimurikira bande ndayimurikira namara kumenya ngo iyi album nkoze igamije iki ariko akenshi impamvu ubona batabisobanukiwe nta mafaranga baba bazitanzeho akenshi bajya mu studio bagakorerwa n'inshuti zabo yego yayitanzeho amafaranga agafata amafaranga akayakura mu mufuka hari ikintu ejo umuntu yambwiye byibura iyo album akaba yaramutwe byibura miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda uzumve nka essence ya David yego ayo mafaranga akaba yayarekuye akayakura mu ikofi akayatanga miliyoni 20 zikagenda akaba ngo ngiye kwita kuri igihanga ndimo ndatunganya album yanjye byibura iragendaho miliyoni 20 nanjye ninjya kwicuruza byibura nzayicuruza mbonemo miliyoni 60 yego nicyo kintu kizatuma bazaba mu Rwanda mucuruza mute album za ntabyo bazi ese mu Rwanda tugira abahanzi barahari cyangwa tugira abashaka ndamo ikintu kikwereka ko mu Rwanda ubuhanzi bwacu bujegajega ndakubajije wabaye umunyamakuru w'imyidagaduro dufite abahanzi cyangwa dufite abashaka ndamo abahanzi bafite n'abashaka ndamo barimo kuko reka nkwereke none se ngaho abahanzi dufite abahanzi barimo yemeje uretse ababanjije iyi generation nta bahanzi dufite ubwo ugiye kuva ko Melody atari umuhanzi ndakurahira Imana Melody uyu munsi nawe ahantu nzamenyera ko ari umuhanzi iyi album ari kubwira abantu kagiye kugira aha nje niho mutegeye nibwo nzababwira ngo kuko Bruce Melody afite experience y'imyaka 12 mu muziki nyarwanda mu gihe azasohora album nkuko Papa cyangwa yasohoye album mu gihe azasohora album nkuko Skate yasohoye album mu gihe azasohora album nkuko aba bana nyine tubona basohoye album aha rero nibwo tuzamenya ni hazigaragaza ko ari umuhanzi kubera iki tutaniga uziko umuntu wabikoze ari umuntu umwe mu Rwanda ari kuronshinga album ari Riderman akajya muri Petit Stade kuzura undi wari ubigerageje muri no generation si yagose sobuje ako kantu kashobuje bishyizemo naho se nuza Dani none nawe yakoze album nziza oya nyine kamwerekeye ndabyumva nyine ko ibyari byiza icyo ninze ni warakoze iriya ntago ari album yarari ni comeback
ariko iwe yavuze ko ari album. Ariko si album, wowe se nk'umunyamakuru w'imyidagaduro ya album. Album ni iki? Album ikorwa ite? Kugira ngo album umuhanzi ayikore from scratch kugira ngo azam album ayikora. Nk'ubu biri kuvuga ko Bruce Melody ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri hari abantu bari bazi ko agiye kuruhuka. Ariko bari gutunganya album ye. Barimo bayikora. None se rero nanjye niho narinde kukubwira ngo niho mutegeye. Uzi ikibazo ahantu kibase. Gusora album si ikibazo. Ahubwo twebwe ntabwo tuzi purchasing power yacu y'abanyarwanda dufite na consommation y'umuziki ndetse na promotion yawo. Ariko mbwira bwiza usohora album akavuga ngo ajyanye mu karere ka Bugesera ngagiye kuyimurikira me. Mbabara mbwiza ukuri. Wowe icyo kintu cyumva. Ndacyumva cyane. Nkoze album ndayiteruye nyishyiriye meya. Ngo ndiko gukora promotion. Ese byibura ako karere ushiriye iyo album yawe bazayicuranga he? Ariko buriya byibura nka Eric Senderi akoze album akayiterura agafata ya zandirimba akazijyana mu karere ka Bugesera, byibura hazaba hari indirimbo iri butaka ibyiza by'akarere ka Bugesera n'intara y'Iburasirazuba. Ariko se Emi umva ikibazo hano njye nkibona. Ariko wabyumvise? Yego nabyumvise. Uzi ikibazo hano nkibona. Ikibazo nkibona mu bushobozi buke dufite twitwa ko turi abahanzi turi muri creative industry. Ariko mu byukuri wajya kure ugasanga turimo turirye tukimara tudashobora kujyana hahandi. Ndago urugero ejo hari umuntu Muchoma naramubajije nese ubona umuziki wacu uzatera imbere ukajya ku rwego nyine mpuzamahanga. Ariko nta nubwo bizanashoboka. Wowe Muchoma w'umuhanzi aravuga ati biretse yamaye fact na simbuka ndi muntu nyine banza wumve musimbukira mubazi by'abahanzi arabizi none se umuhanzi ngaho ndirimbira ku gitero cy'indirimbo ya Muchoma ngaho nyine neze ngende umuhanzi sibyo je banza wumve fact wowe ndirimbira igitero cy'indirimbo ya Muchoma banza wumve fact yamaye twebwe dufite miliyoni 13 sibyo Tanzania na Kenya bafite miliyoni zirenga 70. Ikibazo si miliyoni umva se nkubwire purchasing power yacu iri hasi ntibizanashoboka kubera turakora album tukazipromotinga mu Rwanda still hari ya population nkeya mu gihe Nigeria bonyine bavuze ngo bagiye kureba indirimbo zabo tuvata n'urugero abanyarwanda bose bari indirimbo zacu sibyo miliyoni 13 ntizibaye fata Nigeria bavuga ngo abaturage nibo bagiye kureba indirimbo zabo barajya muri 500,000 fata Kongo fata hehe twegura sanga n'umuri ntago nyiri gutera umutari biragoye na yaba yaririmbye byibura ako yande nawe rero utangiye kujya untengo oyi banza se reka mubwire kuntu uri ku ntengo gute Davido yaririmbye ururimi rw'icyongereza sibyo wowe uraririmba ururimi rwa yafashe ururimi rwe gakondo rujya kuvugika nk'ubu n'icyongereza avangamo n'icyongereza uri kubyumva aba ari kubwira uri kubyumva barabyumva ariko bitandukanye na Juno wahimbye ngo ndagukunda mu kinyarwanda none se yaririmbiye amajiye biganye ku Gahozo aririmbira za nshuti ziwe zituye mu Gatsata aririmbira na za nshuti ze zituye i Kanombe uri kubyumva wenda n'abari mu ntara bumva ururimi rw'ikinyarwanda David arajya kumva uyu muturage wo muri Nigeria arajya kumva ibi bintu bya Juno cyangwa Juno arahaguruka mu Rwanda wenda yihangane nuko ari wendi gutanga urugero no muhanzi mwiza nimba aririmbye iyo ndirimbo ndagukunda uri kubyumva yayiririmbiye twe ni igiki noneho kiri bumugaragaza none urugero rwihuse indirimbo yitwa Fudeto niyacuranzwe kubera ko yaririmo izindi ndimi ivangavanga ibyo ndabyemera none se ntiyagize promotion iri mu Rwanda wenda no muri East Africa cyane reka ngweze urugero ururimi ibyo uririmba nibyo biri gupromote reka ngweze urugero Lokwa kanza cyangwa se Kinyarwanda turi gukora nge nawe kirarebwa nabandi n'abanyarwanda none se ndakubwira ariko tugikoze mu cyongereza cyangwa mu Giswahili cyangwa mwiringara umukongomani yakwisangamo umunyetanzania yakisangamo n'umwongereza akisangamo akumva ibyo ndi kuvuga kubera ko twaganiriye mu rurimi impamvu nuko ururimi nyine rutiri hasi yes ururimi rwacu rero n'indirimbo yacu y'igihugu irabivuga umuco dusangiye uraturanga ururimi rwacu rukaduhuza ibyo ndabyemera rero mu gihe urwo rurimi ruduhuza ushaka kutumvisa ikibazo cyanjye nacyumvise ushaka kutumvisa ikibazo cyanjye ni ukuvuga ngo niba dukora album hano sibyo tudafite ubushobozi bwo kwipromotinga ntago ikibazo none se Juno ntazi icyongereza none se nkubaze weze ntarimba icyongereza nkurahiriye Imana yo mu ijuru ntihagire umuhanzi unyumva nabi mu gihe abahanzi bacu uyu munsi tukiririmba mu rurimi rumwe uretse umugabo umwe no ni umugabo n'umukobwa ni umusore n'umukobwa ni umugabo undi n'umukobwa Ariel Ways
indirimbo ze zifate ujye ku ya mbere wumve iyi itarimo igifaransa ibirimo icyongereza yego undi muntu mu Rwanda mbona waterura umuziki wacu akawushyira gutya kuri aka gasongero ni umugabo witwa Kenisoro nuko mutaratangira kumwumva ngo mwumve ibihangano bye ni ibihangano bivangavanze igiswahili igifaransa icyongereza jya ku ndirimbo none se ikibazo jya mu ndirimbo ntabwo uri kumva nawe rero ahantu hari ikibazo ntago azi gukora promotion y'ibihangano icyo nicyo navugaga album kuyisora si ikibazo ni sawa ariko se urayipromoting ute ibije irangana ite gusa se bajya kuririmba muri za Canada za leta zunze ubumwe za Amerika none se bajyayo urumva batabagiye gukora promotion se ni kuri ikorwa bro mukore ama media tour nje Emi ntabwo waza kuririmbira community y'abanyarwanda n'abarundi bari hariya ubivure ni yagiye kuririmba mu bukwe si mu bukwe yagiye no ntabwo ari mu bukwe ni gitaramo ngo ni mu bukwe oya ni concert no bukwe harwa azaririmba ariko ni concert ko harimo na Benadolf harimo na Benadolf nyine mbwira dore impamvu abanyarwanda twibe icyo mvuga cya promotion Christopher ngo yagiye he muri Canada se kujyayo ye icyo mvuga Emi iyo promotion ubigikorwa yagiye muri Canada MIE yagiye kuyipromotinga muri Canada yagiye mamuzana nibiki icyo mvuga kuri promotion iki nuko ukora album ugakora icyo bita media tour ukajya mu bihugu ukenemo promotion urajyana ikireya nicyo kibazo sinakuye ngo amafaranga se ni ikibazo bwa bukene naga ikibazo ari amafaranga rero none se bashora mari bari wakoze ibintu none se Bruce Melody yagiye kuririmbana na Shaggy bakoze ikimana none se Gairi ntiyari yashoyemo niba yasho okay no nimba ari ibyo Burarirwa yashoye muri Tom Close bakorana indirimbo na Sean Kingston iriya ndirimbo ni igihuho oya sibyora urumva twe dufite ikibazo cya promotion izo album murazikora zigasohoka ni byiza mwazicuruje mute album yasohotse wemereza urutonde rw'indirimbo 10 zasohotse kuri za album zasohotse kuri album zitandukanye Bwiza yasohoye album Yago yasohoye album yego ngo Dani nanone yasohoye mini album si mini ni mini album mini indirimbo ariko wowe wayise comeback ni mini ariko ubwo ni mini vanza na comeback tujye tubwiza Aline Sano yasohoye album yego Juno Kizigenza nawe yasohoye album Tom Close yes iriya niyo album warayumvise ariko kabisa irimo indimi zingahe irimo indimi 3 natarenye iyo niyo album umuntu aba yicaye n'abahanzi bakuru n'urugero nka Angelique Kidjo araza akaririmba ikirimi kiwabo ariko akavangamo n'icyongereza hahandi gituma n'ikiri kuririmba ba Lokwa Kanza barimba iringara ariko gashyiramo n'igifaransa n'icyongereza kugira ngo n'umuntu wundi naza kuza kuyumva ayumve nyine ayikunde Emi urabona kuba dukora mu buryo bw'akazu yazi nk'abantu bari mu muziki kose karahari ntabwo karashyuha ariko mwana ko karahari ntako ako kazu yazisura ntako igihe tucyumva ko uyu munsi muri media ibintu byacu byose umuziki wacu wose upfira muri media nimba uyu munsi umunyamakuru ashobora kwicara akavuga ngo ndifuza ko Kanaka bamufunga yego niba umunyamakuru arazwe inshinga no kumva ngo numve ngo Kanaka bamufunze ngo numve ngo Kanaka ngo byagenze ngo numve ngo Kanaka byagenze akumva nyine ari byo bintu bimuryoye ngiye nkifuza yuko Emi umuhanzi ari buze kumva kamera kambwira ati mbabarira ese umuhanzi azatarabuka gute none Emi ko nanone dufite reka mbyite umuziki yo kuvuga ngo reka nceceke da ntiteranye nabyo ntibiri kwangira rero yemeza ibyo bintu si ngewe Emi reka muheho ntiteranye none nanjye ikintu naje kumenya nuko this time ninkenera kugukritika nzagukritika unyange cyangwa se unkunde ibyo warabigiraga ngo ugikora kuri ya televiziyo ngaho noneho komeza urwane ngaho none ngahubaka ubu ngubu ngenge ntabwo hariho ngiwe oya nyine ubaka wenda baraza kuvuga ngo ni YouTube iri kugushuka wenda twebwe na discipline tugira da yego ntayo tugira abayigira bubatse iki ko tugerageza kuza kubabwira ngo kubasere n'ubundi ntibicuruza aha mu Rwanda industry tubamo iteye isesemi cyane iteye isesemi nta nubwo iteye isesemi gusa uyu munsi mba muri industry ariko man ibaze nimba abanyamakuru bageze kuri 10
bicara bakibaza uburyo ngo nkora kuri radio n'urugero si wabibonye se ndabonye commentaire warazibonye yego narazibonye ko Brian ngo agiye kuri radio ngo Jihad nyine umuntu akicaraho agatekereza icyo kintu wowe ni wibaze ngo utekereze ku mu boss wa creatinze business ye yazanye business ye atekereza hari bakeneye aba bantu niyo mpamvu na Mercy nawe yazanye ikintu bita Gen's Comedy yego ubu hari umuntu mu mutwe wifuza ngo iya yita abasaza ubwo niki niki abasaza gute ba Grandfather comedy yego ariko we akaba yarayise Gen's we bikakubangamira kandi aryama atekereza business ni wari uhari wowe uraryamye bikuraje ishinga ngo eminga ari kuri radio ko Jihad inga ari kuri radio ntabwo nge nibaza impamvu abanyarwanda bababazwa n'iterambere ry'umuntu ibyo uravuga ko rigeze kubikubwira iryo ni igeno ryanjye mwana iryo ni igeno ryanjye uyu mupira nambaye nimba nyine nagombaga kuwambara niki Imana yabigenye yagenye amafaranga nimba ari 50 ndi bugende nkwishyure ndagenda mvuge ngo akira ya mafaranga niryo geno yego ni igeno ryanjye ko nkwambara ni igeno ry'umucuruzi kari bufata ayo mafaranga ariko ugasanga umuntu arababaye nabonye izo commentaire ku mutima ndavuga ntese boss akretinze ngeze ko nta kintu biba akretinze radio yiwe azi icyo ashaka azi content ashaka hari impamvu atahamaga abandi banyamakuru sibyo se hari impamvu atabahamagaye ko nyine ntiyo bashaka ko nzanahava sibyo ntize hari umuntu sinzaharamba cyangwa kuwaramba no kuvuga ngo nzahapfira uretse ko nanahapfira byanashoboka Imana niyigena ariko industry yacu irimo nabonye commentaire bavuga ngo ngurumva ngo bazanye ngo abanyamakuru ngo batize bro twize entertainment rero uziko ameza birarihiritse bayamba entertainment kwisi hose nta gikorwa n'abantu bize gusa icyo cyo mu cyumve kuko noneho zise umva nkora kuri radio nkakora no kuri televiziyo no kuri YouTube ahubwo nta muntu ufite ikinyamakuru cyandika iryo ni igeno ryawe ahubwo ni ubishobora ese ubwo bwenge bwanjye ko mutabuzana ngo nabwo bukorera uyu muziki nyarwanda man impamvu hari umuntu ushobora kumva ngo kubera icyo bavuze ngo nta abahanzi turabafite ariko iyo mvuze ngo nta bahanzi ni dufite abahanzi batekereza kuri IQ iri hejuru ngo barareba hano nabona hari umubebe wamwandikiye utuye muri Canada avuga ati cyo nashakaga ni iki ngiki umubebe aze basezerane yes agende agira amahirwe abone visa agende nicyo abenshi bakorera umuziki ariko nureba nka Burna Boy akora umuziki we gute nureba nka Diamond Platinum kuki batigira no kuri Diamond Platinum wahiri twegeranye ngo barebe nuwo tugize ari umuhanzi wakadukavarinze ngo ngiye muri gospel imiko hindutse man n'umuntu twari dufite wakadukavarinze arabyotse mu gitondo ngo ngiye ngo muri gospel ngibyise kandi n'indirimbo yacuruzaga ziracyari kuri YouTube hari n'igiye kuri mfite se yagiye muri gospel kubera igitutu cy'abahanzi ngo bamutuka oya ariko Meda azagaruka ayo makunda yafite Meda azagaruka kandi Meda ashobora kuba afite n'uruntu rwa danje aba afite n'ibintu bya danje kuko aramutse aje na Diamond Platinum agiye kwibera pasiteri yabivuze se nabe pasiteri namubwiye manjye amakuru mfite ariko maze kubona uko ubuzima tuba muri rimwe na rimwe butwerekeza hakwiye cyangwa hadakwiye ahubwo ngiye uzahanura blaming Medise namublaminga igihe yaba yari umuhanzi wenda Mimi akamukundira ko ari umuhanzi yarangiza yagera mu rugo Mimi akamwinfluencer kuba yajya none se wagize ngo Mimi yakunze Medi kubera ko Mimi ari mwiza nese amoko Medi ni bogari aruta abanyetiyopiya biwabo nyine bavuka mu gihugu kimwe tu noneho banatunze bafite n'amafaranga ariko Medi ni neza yamukunze kubera ko ni sawa ni mwiza ariko yamukunze kubera ko ari n'icyamamare mwa nese ubu Mimi ndi kumuvuga sina namuzi ntiyanamufungishije nuko ateye yanamufungishije inyenye igosha usigaye nawe warahindutse imihanda zaguhindura mu myidagaduro nabonye abantu benshi bakritika ibihembo byatwawe na bamwe mu bari muri entertainment bagiye muri Kenya baravuga ngo urumva ngo baritoresheje ngo barabiguze ngo abandi ngo birabihembo
ngo umuntu wabicuza agiye kuzaza kubivuga ngo umuntu wakoze biriya bihembo seriye wabyakiriye ute wowe nka biriya bihembo bimeze nk'umwana waryamanye na mwarimu akamuha amanota ako kantu karakomeye umwana waryamanye na mwarimu akamuha amanota noneho umwana akajya iwabo mu rugo akabwira papa we na mama we ngo nabaye uwa mbere rese ko urumvise ko atari abanyarwanda babiteguye ko ari abanyakenya mbigusubiriremo biriya bihembo bimeze nk'umwana waryamanye na mwarimu ku ishuri umwana agataha mu rugo akabwira papa we na mama we ngo nabaye uwa mbere ariko uwo mwana mu mutwe ari vide ushatse kuvuga ko ntuza ukoze ari zero mu mutwe ntabyo navuze hari ibyo mvuze ari umuntu navuze ngiye naguhaye urugero ako reka nkubaze ese Ariya Kuru ntihagurutse abantu erega igihembo cya Ariya Kuru gitandukanye n'ibihembo by'aba bantu bose batwaye Ariya Kuru yatwaye igihembo cy'umuntu uba muri sinema w'umusitari ufite ibikorwa yakoze akageraho none se Emmy kandi Ariya Kuru niwe wateguye Rwanda Movie Award ibyo ndabizi atumira abo banyanaje abo bantu bose bari banateguye n'ibyo bihembo hafi ya bose na bose bahurira i Kigali ese uwo muntu icyo gihembo utakimaye wakimu nese bro none se reka nkubaze none reka tuvugisha ukuri harya se wabuje yarahanganye na Ndera we databuje wese kandi mukabira ngo studio ya mbere ngo mu karere databuje se we wose oya nyine n'urugero ngo studio ya mbere mu karere studio ya mbere mu karere ngo muri East Africa yego none se Ariya we filime icuruzwa hehe ntago ari filime erega twebwe hari ibintu yarahembwe nk'umukinnyi mwiza muri East Africa yahembwe nk'umuntu uba muri sinema cyangwa nk'umukinnyi wa sinema ariko wakoze ibikorwa by'indashyikirwa cyangwa se uri star mu bikorwa yakoze bimuhesha icyo gihembo achievement uri kubyumva hari icya kindi kiza gutwara ko biriya sinibuka neza ntago ari umukinnyi mwiza wa filime si umukinnyi nese buriya Ariya Kuru wakoze ibintu bya danje kurenza abandi bantu bose ra kuko nibyo amani yakoze ibiboro bya fresh kuko bari abanyanegera abandi n'abantu ba danje ibyo byo ndabyibuka ko Rwanda Movie Award ni fresh sana yatumye n'abanyanegera ntabwo hano mu Rwanda hari abari kukimu serious icyo utemera muri biriya bihembo biriya bihembo nabyise ibihembo bya Karisimbi event mu bigira black serious biriya bihembo ni ibya Karisimbi harya Karisimbi ni ya yitwa Mugisha nde Mugisha ngenda mwemera buriya Mugisha Mugisha rawuti kuri wowe kazi we wizaniye umushinga w'abantu barakwigana muri Kenya ariko reka nkubaze studio ya mbere muri aka karere ni iyihe muri aka karere muri East Africa bite na promotion studio ya mbere bitewe n'abahanzi yakoreye abo bahanzi ibihangano bakoze byageze nkurikije view yanjye studio ya mbere kubite na promotion ariko nabwo yaba Wasafi rero ubu none ni country si ishema kurwana nyine akareka niba kababeshye mwana ngo namwe mwumve ko ari ibintu bya Dani niba kababeshye kubera iki mubeshyanye ese ubu turetse kubeshya ubu ngubu country ntiri ku rwego nyine rwa Wasafi muri East Africa ikorera bande ariko bahumi bajemo ngo hari projet bafitemo bahumi Diponse bafitemo amaprojet uriya watanze ikibanza kwa Ben naho urabyumva nyine kirahari Emmy reka dusoze kugira ngo ntaza kuza gufata umwanya munini yewe nta kibazo kubera ko nawe ari sindi gahunda ugiye kujya gukora mwebwe abanyarwanda kuntu tumeze twanga ukuri kandi ugasanga nk'umuntu abirakariyemo kandi nta rundi rwango ubundi umuntu nagukritika suko aba kwanze ahubwo bagira ngo nk'ubu ngiye nari ndimo nivugira ati Stade Amahoro ntikwiye gutumirwamo umunyamahanga ngo aze kwicurangiramo dufungura bishoboka icyo kintu nanjye ejo naracyanditse kuri site yanjye navuga ngo nk'iriya stade dukwiye kwita nk'abanyarwanda nk'ibikorwa by'abanyarwanda twagezeho kuzana umunyamahanga asaje kumara iki ko dufite abahanzi bayishegeze kuko waba
reka bayobozi mufata ibyemezo mu nzego izo arizo zose, ciye bugufi mu mutima. Abanyarwanda twarababaye ku giti cyacu cyane cyane, nta nyanja dukora, yego, nta mabuye y'agaciro, nta birombe, nta na peteroli twifitiye, byose nitwe tubyiringamo, byose nitwe tubyiringamo. Ubu hari umuntu bazahereza gutegura abahanzi bazaririmbamo, gashiga imuterure ngagiye muri Nigeria sha, atanze miliyoni 100 azihaye umuntu, akubise Burna Boy miliyoni, akubise miliyoni y'idolari sha Burna Boy, ngo nazaririmbe. Ayo mafaranga mwanyanyije mu bana bacu, abo bana bakagenda nayo mazu bakayubaka meza. Reka serious, nimwumva ko Stade Amahoro izaririmbwamo n'umunyamahanga, nimuzanatumiremo n'abantu ngo tuze kureba ibi bintu. Tuzaza muri Stade Amahoro tuje kureba umukuru w'igihugu arahira, yego, ariko nimudutumira ngo mugiye gufungura Stade Amahoro, ngo harimo ngo ba Burna Boy, ngo harimo ngo ba David, ngo harimo ba Diamond Platinum, abo bose muzaba mutugambaniye. Yego, bira nibikorwa by'abanyarwanda bigomba gutahwa n'abanyarwanda. Tuzi imyaka 30 kivuze mu mateka y'u Rwanda, abo bandi nibabizi, rero mu gihe ayo mateka batayazi, tukagira ku gikorwa nk'iki ngiki, nyakwa Perezida wa Repubulika warakoze, ni umunsi turacyagushimira, ntabwo twabona nicyo tuguha. Yego, ariko abantu wahaye inshingano cyangwa bafite inshingano muri guverinoma, nihagira uwagashigiza atirwa ngagiye kutuzanira umuhanzi ngo uturutse hanze y'u Rwanda, azaba tugambaniye. Nukuri kw'Imana. Ni byiza ko abanyamahanga baza, ariko bazaze nyuma abanyarwanda twarayitashye, twarayumvise. Bira nibikorwa tugomba guserebura nk'abanyarwanda twe bwacu. N'ubu ngubu hagakwiye kuba haratangiye turunwa y'umupira w'amaguru ku makipe azafungura stade, ubwo azagera finali agakinira muri Stade Amahoro i Remera, mudatoye ngo ni Rayon, ngo na APR, amakipe akabihatanira, yego, bakajyayo. Hakaba hari competition, mani bikaba competition. Ira stade kaba nka Wembley, kuko Wembley naga amakipe yose ajyayo. I Wembley mu Bwongereza ko ari ikipe ari stade y'igihugu, hajya amakipe yabihataniye yabigereyeho, yabikoreye. Yego, ibi bintu rero abahanzi bakwiye kuririmbamo hariya n'abanyarwanda, nimutuzanira abandi bantu muzamutugambaniye. Kubona Kinyusa arimo yikaragamo hariya, kubona Ben arimo yikaragamo hariya, kubona Riderman arimo yikaragamo hariya, kubona Intore Masamba arimo yikaragamo hariya, tubona uyu umukecuru basezere mu muziki Cecile Kayirebwa arimo aririmbamo hariya, ni ibintu byaba bijyanye. Cecile ari kuri stage hariya, yicaye mu gatebe, wenda nimba atanabasha no guhagarara yicaye ari kuvuga. Mise ntekereza izo stage ba Maria Yohana bari kuri, ba Maria Yohana bari kuririmbamo Intsinzi mwara muri stade. Abo bakecuru bakavaho bakicara bakabahereza akabanza bagahereza umwanya New Generation, bagahereza umwanya New Generation. Iyo New Generation ikabimbererwa nande na Israel Mbonye akabanza akayihesha umugisha, ubundi bagakorera uri kubyumva. Ubundi gufungura Stade Amahoro dukwiye gukora igitaramo, ba Israel Mbonye bakaririmba, wa undi waririmbye ngo u Rwanda rufite Imana akaza karirimba, Aime Uwimana ari muri stade. Abo ngabo bakavaho bagahereza umwanya baririmbiye indaya, baririmbiye abasinzi, bakaza bakaririmba muri Stade Amahoro bakaririmba, uri tukidagadura, uri kubyumva. Ubundi tukawuceka kuva kuwa gatanu kugera ku cyumweru, ubundi tugasoza tujya mu kazi, tugasoza ku cyumweru tukaruhuka, kuwa mbere tukajya mu kazi. Ariko Stade Amahoro nyine man, ariko uguze kumva ngo umuntu ngo iyo muri Senegal bayitaha hari umuhanzi w'umunyarwanda bahamagaye. Wapi? Wabonye se hari wa Nigeria bahamagaye? Wapi? Nababo banyakubaho mu gufungura Stade Amahoro akakantu nkasubiremo. Nanjye gerayo umunyamahanga dushaka muri Stade Amahoro, ni nako bimeze. Turashakamo hana abana b'abanyarwanda baririmbire muri iyi stade, bidagadure nubwo nta kintu bafite bazaba bari kutubwira babwira abanyarwanda, ariko bazaze baririmbe bakore competition. None arya The Ben nande no The Ben na Bruce Melody sha babahaye stade muze mwese babatumire rimwe bazane arya King James rwa Rwanda yararwishyuye za kawunga za miliyoni 30 nagarazishyura, za miliyoni 30 nagarazishyura, azemwo hariya bunemo byibura n'amafaranga. Fata iyo miliyari ugiye guhereza Burna Boy, sibyo? Miliyari
King James mukubite miliyoni 50 yishyiraho 30 bahe veni banyanyagizemo veni bose urebe ngo baraze baradushimisha ubundi kwanza stade bazaba baretse kuba tuzahita ku munsi w'amatora yanarangiye ariko ubundi ni nako byakabaye tuzahita mu kwezi kwa 7 yarangira tuzahita mu kwezi kwa 7 perezida wa Republika ajya kurahira ni nako bimeze none Bruce Melody na The Ben kuri stage no Bruce Melody na The Ben kuri stage kuko babishobora kakanyafu yakamukubita stage nayo bapangira neza urabona kuri muri Trace byari bimeze yego umwe agahagarara ibumoso undi akajya iburyo umwe agakubita ibya agahagarara hakazo undi nawe akajya agakubita ubwo nyine bagakubitanira akanyafora tubareba biriraye batumiwe n'igihugu yego sibyo mwana ibintu ndi kuvuga sibyo ibi bintu byo kuvuga ngo Bruce Melody ngo bazakubitanira akanyafu noneho hariya zare uzakubita base babatumire bose kuko igihugu rikibatumira mwaba nako muzaza na bya bintu byayo ngo mwese ngo buri iki oya ibyo bintu igihugu rikibatumira muzaza uzahera wanga na hanu uzahera wanga Bruce Melody ahagarara iburyo n'uwitwa Ben iburyo ubundi mutegure stage zanyu mutwiyereke batiriwe batuzanira izo mbwa mwana z'abanyamahanga ntabwo njyabo bantu mwana reka nkubwize ukuri tujye tuvugisha ukuri nuko ukuri kwica umutumirano wenda n'abantu munihangane ariko bitari blague stade Amahoro ikwiye kuririmbirwamo n'abanyarwanda pire bambonye bari kwikaraga ubwo tuzahera ninjoro tuzarara veye dushime Imana tuyishime mu gitondo bambonye bajye kuryama Barayidamani nabande bakoze repetition y'ikabaye ubundi baze dukubita ikintu bita umuziki niyo bambonye bava wenda nka 9 z'amanywa bakageza ku 5 k'umugoroba ubundi bagaharira indaya n'ibisambo n'abajura tugasereborera muri stade rwose habayemo nk'akamace bagategura nk'igikombe kuko umuntu watwara ikipe atwara igikombe cyo gutaha stade Amahoro i Remera yabikoze amateka man yabibitsa akantu ka uraceka ari yihe sha mu Rwanda se sha tugira n'amakipe ko ntayo ni nk'abahanzi ubundi narebye Rayon Sport cya papa ariya ni yitsinze ni Bugesera yatsinzwe na Bugesera yagiye mu Bugesera igaragurikirika mu Bugesera ejo nabwo ngo Police FC yatwaye igikombe cy'Amahoro ni byiza felicitation kuri bo ariko nta kintu dufite ntacyo nono na ya kipe mfana yo mu Bwongereza ukakubitwa n'umuruho yitwa Manchester United sha nayo ubu ngubu isigaye ndaza rwanambi sha mwana akanigende reka dusoze ariko reka tsoreze kuri aka kantu noneho inkundura ya The Ben ndetse na Melody ni umurengo ejo bundi habasohotse aka video bari gusuhuzanya bari no kuganira ubona nyine bahuje urugwiro byakweretse iki cyangwa se birabivuze ya video ni ya kera se ni ya kera nari ko ari ejo bundi sirabonye ya heheze niyo bari muri press conference bari bagiye muri press conference yibikise sirabonye umuyobokere we posting oya ni ya kera genda urebe ako mwana nawe jya kuri Instagram ya The Ben narizi ko wowe iriya video reba na chaîne Bruce Melody yambaye mu izosi ako Bruce asigaye agura amashene sha reba se nureba chaîne Bruce Melody yambaye mu ijosi noneho urebe na chaîne yambaye bataha yego Kigali Universe noneho nubibona urahita ubona ko iriya video ni ya kera baradufeze rero none se urambwira ko Bruce Melody ngaho mbwira iyo press conference utamenye ahubwo se umva ikindi kintu nese nibaza Bruce ari muri Amerika Ben ari mu Rwanda yaragarutse Bruce yaragarutse kandi iriya video yasohotse Bruce yarayavuye muri Amerika kuko Bruce Melody twavuganye ku itariki ya 7 nge nawe akiri muri Amerika nibwo twavuganye ndabyibuka nibwo twavuganye ndi kumubaza kuri ibi biboro by'uyu mwana w'umukobwa Diane reka mbabwize ukuri nubona ibi bintu mukorera abantu reka kwikuramo ibi bintu dukorera abantu bizabagaruka sha man hari igihe ibi bintu bizatugaruka amaraso y'umuntu ni ikintu gikomeye ariko se reka nkubaze Bruce Melody ni wifuza ko bamufunga Masai Ujire azagukunda
man Bruce Melody nibamufunga iriya ndirimbo ye yakoranye na Shaggy When She's Around uzajya ugakanwa ke kazahita gahinduka wowe. Bruce Melody nibamufunga uzamurongorera umugore katakwemera. Bruce Melody nibamufunga uzatwara none dukomere Rusiyo dukomere Ingasire ndabyumva ntago twifuza ko bamufunga sibyo ariko nanone niba Melody aziko wenda ibyo yabikoze basi nyemera ako se Melody n'umwana si umwana nose bagiye gukora DNA reka mbanze nkubaze ako mwana kubera iki ubundi kwanza tuninjira mu bintu by'abantu ubundi Melody n'umwana si umwana ariko bagiye gukora DNA nasanga umwana ari we agenda n'imikeya namujyane mu bandi bana mwana ibi bintu ni ibintu batega Diane birangaho by'amafuti bakamuhereza ngaze abwira uyu muntu uru Rwanda nariko rero showbiz yacu ariko narumvishije ngo n'umuntu ngo witwa nga Majid the Black ngo naye ngo bakubise ngo icyo bita ngo ni foursome wa mugani wa muhanzi nyine. Oh yes bakubise foursome ngo harabura abandi babiri ngo kurure ya mwana wapi ngiye numvishe ngo ni Melody ngo na Majid the Black ngo n'umuntu witwa ngo Fazu ubwo hakabura umwe none wasaze kugira ngo bibe foursome ko trisamo wabivuze ariko nibyo babeshya trisamo ni batatu ubwo foursome bari bane ubwo bari batanu bari aba DJ bane yaro aba bantu bane ku muntu umwe ko muntu nawe none se ubwo muntu yaba ari gitorotoro we yanyoye ibiki cyangwa bari banyoye ibiki yaba ari gitorotoro we oya ariko nibyo babeshya Bruce Melody tumuha amahoro tumureke amahoro yikorera umuziki we ubundi kandi mani kuvaga era yaza muri no muziki nyarwanda kuva yazamo kuvaga era yazamo sibwo habonetsemo ibibazo wana serious yakora byo urumva hajemo amasaga menshi na masaga Gayeri yaraje yihurira yarabanje mbere yuko Bruce Melody na ba Beni bahura n'umuntu witwa Gayeri Gayeri yabanje guhura n'abanyamakuru kwaje ndabizi none nimba ahuye n'abanyamakuru nibo bagiye bamuhitiramo abahanzi bagomba gukorana nawe none wenda ngewe nimba Emmy reka nitangeho urugero Medbeat tuziranye Medbeat akatavuga ati ariko buri umunyamakuru wa Danje twafata Emmy sibyo undi akazata umuhanzi wa Danje undi munyamakuru wa Danje wafata Lucky cyangwa ugafata Emmy Kinege aho rero niho ibintu byapfiriye uzarebe na saka zose zipfira kuri ya matimu kuri ya matimu iyo atari kwa Emmy Kinege abari kwande abari kwa Lucky ariko bura Lucky nakayongwe Lucky nakayongwe n'urukwavu nakase ubwenge kandi ni n'umwana mwiza ariko azuburyo ibintu byabitwara n'uburyo biforoma none tukagira nabandi bantu hariya bigize banajyuwa ngo bamaze nk'imyaka myinshi muri iyi game muyimaze nyinshi muri ngoma mashyi noneho bakaba bafite na toroma uri kubyumva y'ubuzima babayemo rero umuntu witwa Coach Gayeri yaraje amenyana nabo bose abo bose rero babinkoma amashyi uwitwa Ben arabatenguha noneho urabona Lucky aramuga ati nyamara wafata ururwana rwa Kinyusi nari biryana ntari ubwo naretse uri kumva Emmy niwe wari ufite ubwo yari inshuti na Melody kuko Emmy yandikaga inkuru ku gihe za Melody ngo banabanye no mu Kagete ubwo buri umwe azicyunye n'undi azicyunye bose baraziranye ni bimwe bavuga ngo abahuje ngo barogana uri kubyumva ubwo uri kumva ko Melody n'umuntu witwa Emmy bari bazi hakabamo noneho Lucky wari uri hariya nawe ibi bintu utari wagira fresh byatara akiri kuri zaro yakigaragurika hepfiri ariko nawe uzi showbiz rero ngemi ngo burangemi ngenga ikinege ngo yashakaga ko ngaba CEO wa 155 AM rero amafaranga bakabaza ariko se burubona Melody twamwe ukajya tumutume ati se buriya ahitazamo rero umuntu witwa Lucky nakaravuga atariko ibi bintu byose reka nkwereke Lucky ahantu hose abahari ibintu byose babirimo n'umwana w'umutawuneri sibyo ibi bintu rero nibatujijishije ngo bariyunze kare oya umwe afana Kiyovu ndafana Rayon Sport ubwo nyine wumva uko umwe ni wumve ko nyine ubwo harimo inzira none se ni kiye kinyamakuru cyatangaje yuko Bruce Melody
ngo Diane yashize nuza hanze ibaro nigi ariko kubera iki gihe ubundi inkuru zose zivuga nabi Bruce Melody ariho zituruka yabaretse ayo mabifu rero ari ukuntu wa mugani ubwo nyine ubushize nandi bwo kugana ndabeshya rata ndabeshya inkuru zose nabyutse mu gitondo nsanga abantu bura Emini akunda gusharinga mbona ari gusharinga mu magurupe tugiye turimo ngo umuntu ngo witwa ngo Bruce Melody ngo bamuhaye ngo ibaruwa ngo ngaje gutanga indeze kuki inkuru zose zivuga nabi Bruce Melody ariko ngo nubundi Emmy yigeze atangaza ko atazigera yiyunga na Bruce Melody kubera iki batarandika byibura ngo bandike n'inkuru ya Danje ngo bavuge ngo none sira uriya mwana wanditse iriya nkuru uramuzi muri showbiz inkuru itanditswe y'imyidagaduro na Pundit Peacemaker yandikwa na Emmy yego cyangwa se Teos yibera mu bintu by'ubucukumbuzi bya hato na hato bwa mu matungo no mu bintu bibiri ariko nawe inkuru y'imyidagaduro buri yandikwa na Emmy na Pundit ndabeshya yego niriya nkuru rero ya Bruce Melody yuko ngo ntago ari uriya muntu wayanditse arayandika sasa ikibazo cy'uriya mwana w'umukobwa na Bruce Melody shaye mabarahe nyuma ariko bongera ati nubundi natuzi yamvomeraga iriya mbwa nubundi baramutse banayitayemo nta kintu nubundi byose ni ahandi ni yare yanyimishije umugati none se ubu ngubu nago yakaba ari we wafunguye Kigali Universe ariko rake mwana dore yicaranye na Bruce Melody nyine urutwara rugaritse aramubwira ati mwana nubundi byose ni ahandi erega je mu gitondo ushobora kubona umuntu witwa Eraki avuye kuri RBA akajya gukorera ngo Billboard ngo ya Kigali Universe nabo bagiye kuyizana bagiye kuyizana none se urumva Emmy yari yanze kuba ari muri hari ari imbere arimo avuga ati nyamara boss ibintu bimeze neza ntabwo yanze kujya mu kizuru mbese ngo iki wowe se niba kugira umuyobozi wa TV10 urebe ko mu gitondo udahambira n'amabingu ugasubirayo ubura aho ngaho wowe ninde muntu wabonye wanze kujya mu bintu byiza nta muntu wanga kuba ari ahantu heza ibyo ntibazakubeshye mu gihe cyose nyine wifuza kubaho neza uko bigenda kose wakubwira ati ngwino uragenda sawa rero nagome kwa The Ben yararongoye mu minsi iri imbere baraza kubateye inda atangire kujya amubwira ati Emmy nta kintu mfite ubundi gushaka pampa z'umwana nawe ibyo ngibyo byimenyera ubwo sibwo ibyo bintu ariko singuriya Janvier Rome wose ngo yari Kristo ngo umuntu witwa ngo Bahatima Kaca ariko namwe Emmy reka dusoze Bahatima Kaca ngo yabaye umunyamakuru gute skana 3D ngo gwiki Emmy wakoze rero icasha tubane dusoze akira kwanza tubane dusoze wakoze Emmy wakoze kubaje kutuganiza tugira ikiganiro cyiza byatari nekeza ko subwa mbese n'ubwa nyuma God bless you ndazikora ahubwo nta muntu ufite ikinyamakuru cyandika ngamakazi se wamaye akazi wanaherutse ufite ibinyamakuru byandika Ega mwana turabanyamugisha mani mugiye mukora Emmy wakoze rero reka mbashime cyane abo twana kuri Leya Entertainment ndetse na Top TV Show ese we nta kibanza bakwe aho muri atandukanye ndabashimiye Nyagasani abishimire aho muri hose blessings one love asante